noneho rero tugiye gukomeza bishobora kuza kunkomerera tugiye noneho kugeze mu gice cy'ubuhamya. Umutumirwa wacu ntabwo yashoboye kuza kubera ko aba mu Rwanda, nta n'ubwo twashobora kuvuga amazina ye cyangwa ngo twerekane ishusho ye kuko ari mu Rwanda. nuko ni njyewe ugiye gufata umwanya wo gusoma ubuhamya bwe bwanditse. Akaba yitwa Roger, akaba ari umwana w'imfubyi ariko ubu ngubu yabaye n'umugabo. rero ngiye kubasomera ubuhamya bwe. Akaba yaragize ati mumbabarire ngiye gushyiramo amadarubindi. Mu kwa kane mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane mfite imyaka 11, habaye umunsi bavuga ko abantu bose baguma mu ngo zabo, ababyeyi bacu birirwa mu rugo. rero kumwe abana bishima ngo twirwanye na mama kuko ubusanzwe yakoraga, gusa tubwira ko ari ukubera perezida Habyarimana yapfuye. Wareba ukabona hariho ikintu cy'ubwoba bwinshi. Hari umunsi umwe hiriwe nabi rwose, ubona ko abantu bose bacecetse, ikirere gisa nabi cyane. Bigeze mu gicamunsi papa yavuye ku kazi ariko ntiyasubirayo. Hanyuma tumenya ko hari ibitero by'amabandi biraza gutera muri iyo karitsiye twari dutuyemo, ariko bavuga ko baraza gutera muri iryo joro. Ariko ikibazo cyari nuko bavugaga urutonde rw'ingo ziraza guterwa, kandi aho hari ingo nyinshi. Gusa igitangaje nuko kuri urwa rutonde rwavugwaga urugo rw'iwacu rwarimo. Ibyo rero byatumye muri uwo mugoroba abagabo bose bo muri uwo mudugudu biyegeranyiriza hamwe kugira ngo bashobore kuza gukumira ayo mabandi yavugwaga. Barisuganije rero basa n'abakora bariyeri bafite intwaro zabo za gakondo nk'ibisanzwe. Uwo mugoroba uwari burugumesitiri wa komine araza, bose arabirukana abasaba gusubira mu ngo zabo bose. Papa rero yagarutse mu rugo atubwira uko bibagendekeye, hanyuma aradufata twese atwegeranyiriza mu cyumba kimwe cy'inzu, we asigara hanze. Atubwira ko igitero ni cyiza araza guhita atubwira, hanyuma buri wese yitegure uko araza guhunga agasohoka mu nzu. Ati ndaza kurwana nabo, ariko nibanyica mugomba gusohoka mwese mugahunga. Iryo joro ntabwo igitero cyaje, ariko haraye induru, abantu barara bagenda bavuza amafirimbi. Mbega ryari ijoro ribi rwose. Kugeza icyo gihe papa yaratubwiraga ibyabaye. Twabonaga atakiri umugabo udahangarwa nk'uko twari dusanzwe tumuzi, kuko buri gihe umubyeyi w'umugabo agaragara nk'umunyembaraga mu maso y'abana be. Ariko yari yagaragaye kuko wabona yabaye umugabo w'umunyabwoba. Bukeye bwaho haramutse ibitero by'abantu benshi batwaye amahiri, amacumu, imipanga ityaye cyane n'inkota. Bari abantu benshi rwose, narababonaga kuko twari dutuye haruguru y'umuhanda banyuragamo. Umunsi umwe mu gitondo kare, aho hepfo mu muhanda hanyuragamo abantu benshi, havamo bamwe baraza mu rugo iwacu, bafata papa, mukuru wanjye na mukuru wanjye wo kwa mama wacu barabashorera. Hanyuma twe haza umugabo umwe muri bo asubira inyuma, agaruka iwacu abwira mama ati nimudahunga ngo muvaha, igitoro dusize inyuma kirabica mwese. Mama yahise atubwira ati mwese imbere tugende. Mu by'ukuri nta kintu twavanye mu nzu, uko twari twabyutse niko twese yadushoreye tumanuka umusozi aho twitaga mu biturage by'iyo. Nari kumwe n'abarumuna banjye bigenza babiri, ndetse mushiki wanjye nakurikiraga. Hanyuma karumuna kanjye kari gato mama aragaheka. Turi mu nzira rero nibwo mama yatubwiye ko Habyarimana perezida yapfuye. Aratubwira ati rero mwe muri abahutu kuko papa wanyu ari umuhutu. Ati njyewe ndi umututsi. Ati cyokora papa na bakuru banyu ati bashobora
kubicira mu ishyamba kuko ntibatubwiye icyo babajyaniye. Twarakomeje turagenda duhungira muri icyo giturage. Twarahagumye mu masaha umucyo utangiye kurasa, dutangira kumva induru nyinshi mu misozi yari hakurya yacu. Tubona amazu batangiye kuyatwika, hanyuma tuza kugira ikibazo kuko amadebe yaravuze ruguru yacu. Babwira abaturage baho hantu twari bati, abo bantu bahungiye mu ngo zanyu nimutabirukana muraza gusenyerwa kandi murahura n'ingorane. Ubwo dutangira guhura n'ingorane kuko urugo twajyagamo baratwirukanaga. Mama arambwira njyewe na mushiki wanjye nitwe twari dusigaye turi bakuru, ati none nimusubire imuhira muzane imyenda yo kwifubika ndetse n'ibiringiti kuko ndabona byatinze guhagarara. Aho niho yatubwiye ko na mbere ariko byagendaga, abahutu bamwe bagatwikira abatutsi bakabameneshaga, ariko perezida agatanga ihumure bigahagarira aho ngaho. Ati none bino byatinze nimujye kuzana imyenda. Njyewe na mushiki wanjye dushyira inzira tuzamukana n'undi mwana w'umukobwa twari duturanye. Muri iyo nzira twamenye ko abantu bose turi kubona bafite amahiri, imipanga n'izindi ntwaro za kinyarwanda ari abahutu bari kwica abatutsi. Aha sindi buvugemo interahamwe kuko nk'uko mubizi interahamwe wari umutwe uzwi. Aha rero mu cyo twarimo nta nterahamwe nabonye, nabonaga abaturage byabaga birimo abahutu bemeye ivanjiri y'urwango ndetse n'abatwa bake babaga bari muri ibyo bitero. Abaturage bo muri iyo misozi, abaturage basanzwe rwose ndetse n'abandi bazaga mu bitero byaturukaga mu gice gihana imbibe na komine yacu, baje gusahura inka no kwica. Aha byarabonekaga ko ikiswe umututsi cyavumwe hose rwose, abantu ubona ko bishimiye kwica umwanzi, ariko ukabona hari n'abandi bumiwe gusa. Reka mfate umwanya ndanaruhuke, ndahita nza gukomeza gusa nanjye nshyireho komantere kuko bisigaye bibabaje yuko abantu basigaye bavuga yuko nta nterahamwe zabayeho cyangwa ko zitishe, ko ngo ari abatekinisiye ba FPR. Birashimishije ko abantu dukomeza kugenda twivugira ubuhamya, umuntu akavuga ati njye nabonye ari intagondwa z'abahutu bose ko yanavuze amagambo yari ari abahutu muri ibyo bice bemeye kumira ivanjiri bakica abatutsi. Ni byiza ko ubuhamya bukomeza kugenda busohoka kugira ngo amateka yose yandikwe n'abantu bayanyuzemo. Reka nkomeze mu buhamya. Twaratashye rero nk'uko nabivugaga, tukagenda tunyura ku bantu bahagaze mu bitsiko bafite intwaro za kinyarwanda, bakatureba ariko ntibatuvugishe. Tugeze mu rugo dusanga papa yahageze ariko bakuru banjye bataraza. Papa tubwira ko tuguma mu nzu. Icyo gihe bari basahuye ibintu byose, ibyo batajyanye babisandaguje aho ngaho. Amadirishya bamenaguye inzugi inyuma n'imbere baziciye. Nuko tugumanaho mu kirongorezwa. Hashize akanya tuhageze na mukuru wanjye nawe abatugezeho, ntiyatubwiye byinshi, icyakora atubwira uko bacitse bya bitero byari byabashoreye bakabicikira mu ishyamba mu misozi ya Gabiro. Atubwira uburyo bamenye ko babashoreye babajyana. Papa akababwira uko bagenda bakwepera muri icyo kivunge cy'abantu bakagaruka kudushaka. Ubwo buri wese aca ukwe n'undi ukwe, bahurira mu rugo. Natwe tubabwira uko twatandukanye na mama. Gusa n'ubundi wabonaga hariho kumirwa kurimo ubwoba bwinshi rwose, icyizere cyo kubaho cyari gike cyane. Twagumye muri icyo kirongorezwa, papa akatubuza gusohokamo, ariko kandi nta byo kurya twari dufite kuko byose byari byarasahuwe. Nta munsi y'urugo ho guhinga ibijumba cyangwa se ibirayi iwacu bari abakozi bahemberwa ukwezi. Inzara iradukegeta rero, papa akabura icyo aduha n'icyo adukorera. Wabonaga ari umuntu wabuze amerekezo ku buryo bukomeye. Hashizeho iminsi mike igera nko kuri 4 cyangwa 5, batubwiye ko mama bamwishe. Icyo gihe papa yafashe njyewe na mukuru wanjye wo kwa mama wacu wabaga iwacu, turajyana ngo tujye gushaka aho batsinze mama.
ariko tukagenda na papa agenda abaza ingo zose mama yanyuzemo. Twakoze urugendo rurerure tukagenda dukurikira umugezi nibuka izina, bigeze mu mugoroba aravuga ati ubwo